yabonye gutaka k'ubwoko bwayo. Aho uhagaze ubukene burimo baragukoresha uburetwa, ubushomeri burimo baragukoresha uburetwa, uburwayi burimo baragukoresha uburetwa. Haleluya. Umugabo washatse arimo aragukoresha uburetwa, umugore wishakiye ubwawe arimo aragukoresha uburetwa, abana wabyaye barimo baragukoresha uburetwa. Haleluya. Uburwayi aho uri kugisasiro barimo baragukoresha uburetwa, ariko umva ko nyir'ingabo Imana isumba byose avuganye nawe. Yumvise gutaka kwanyu, Imana yumvise gusenga kwanyu, Imana yabonye amarira yawe, Imana yabonye umubaro wawe, Imana yarebye agahinda kawe. Wa mubyeyi we uri mu buriri urira, urarurira ukirirwa urira, uravuga ngo Mana ko ari wambwiye kuzanyubakira urugo, urimo arabaza ngo Mana ibi ni ibiki, ukunguku nibi wamvuganye nanjye, ariko itangazo Uwiteka avuganye nawe ubwo n'uburetwa bwo muri Egiputa. Imana irakubwiye ngo nukuri, yumvise gutaka, yumvise kurira kwawe, imanuwe haya totere berevo kireski amando. Kumva uko nyir'ingabo Imana avuganye nawe. Haleluya. Imana irakubwiye rebeje zireberevo mesiri tuterereze uretaye ati ni wakire kubyara mu izina rya Yesu. Uko Imana iravugana nawe ko yumvise kurira, yumvise gutaka, ari uburetwa urimo gukoreshwa na nyoko bukwe, ari uburetwa uri gukoreshwa n'umuryango, barimo bakuvuga ngo waciye umuryango, baravuga ngo nukuri, ndetse umuhungu wawe wumva abana mushakira undi mugore. Ariko ndagira ngo ubwire ngo wa mukobwa wa mubyeyi we, heta reberevo kireski amando. Imana iravugana n'abantu bacitse intege, heta tereberevo mesiki amando mwacogoye. Imana irababwira ngo mwacogore ku rugamba kandi mwambare ubucocero mwari kwambarira. Imana irakubwiye ngo akakanya rebeje zireberevo mesiki amando wa mukobwa we, Imana irakubwira ngo wasebe ugasuzugurirwa, data batwese arakubwiye ngo ntihazihesherezaho icyubahiro, ntihazagutambagiriza. Imana irakubwira ngo bamaso usenge ube maso yegera Imana. Nyir'ingabo baravuze ngo je zireberevo mesire aje data batwese arabwiye ngo umuntu wese heye tokereberevo mesiki amando wagiriwe ubuntu no gutabarwa n'Imana uyu munsi agatega amatwi iki kiganiro. Imana iravugana nawe ngo je zireberevo mesiki amando iguhaye amahirwe ya kabiri. Imana iravugana nawe ngo ibyambere byaranze, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo akakanya ni wakira amahirwe ya kabiri. Leta tereberevo kireski amando rabije zireberevo kiresire. Imana iravuze ngo hari ibyiremye, data aravuze ngo uyu mwaka ko bayiringiye bagiye kubona Imana iri hejuru ya byose. Imana iravuga ngo kandi n'umwaka wo guhana no guhemba. Leta tereberevo mesiki amando. Nyir'ingabo arakubwiye ngo nukuri. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wo kurikira ibiganiro byose bica kuri Excellence TV Rwanda. Ineza y'Imana nibane nawe aherereye hose kandi Imana yivange mu byo werekejeho amaboko byose, Amerika, Aziya, Uburayi na Afurika dutuyemo. Mwese turabasuje kandi tuhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Muri kumwe na Nepo n'ubasuhuza. Iyi ni Excellence TV Rwanda. Kora subscribe rero nimba utarayikora, kandi numara kwikora ukande ko kazogera kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byose bica kuri Excellence TV. Kindi nkunda kubabwira ngo nubona ibiganiro ubyishimiye cyangwa se bigufashije, gerageza ubisangize n'abandi, ubundi buduteye inkunga mu kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka nakire umutumirwa dufite hano, nimba ari umubyeyi ntago ndabimenya, ariko ibyo byose aratwibwira tugiye kumumenya. Icyo tugusaba ihangane utangire natwe kino kiganiro kugeza tugishoje. Ibyo byose ndabizi yuko uri bwungukiremo mu buryo bwe cyangwa se ubundi. Reka twakire umukozi w'Imana. Aho neza? Baracyane. Amakuru ni meza. Meze neza? Ndashima Imana. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Sabutyoya. Ntabwo wanceceka ndabizi. Ntabwo naceceka. Twishimiye kukwakira kuri Excellence TV Rwanda. Nanjye ndishimye kuri mwanyakiriye. Imana ibahe umugisha. Tujya muri kano kanya tuguha kanya usuhuza abaduteze amatwi, ubibwira n'amazina yawe. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye ni Clarisse Kubwimana, ndi umubyeyi ushima Imana. Nishimiye kuboneka muri iki kiganiro kandi namwe ndabishimiye. Umuntu wese uteze amatwi uri gutega amatwi iki kiganiro ndibuza yuko atari busigare uko yaraje. Imana ije kuba ibyo kurya kandi bitunga umubiri ndetse n'ubugingo bwanyu. Yego. Imana ibahe umugisha. Uri muntu ki? Ntabwo atwibwiye ukora iki se? Mu murimo w'Imana, umuntu ki Clarisse, ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi. Cyo data ashatse kunkoresha cyose ndagikora mu izina rya Yesu. Buri munsi surahanura? Ndahanura. Cyangwa niyitagutumye uravuga? Hari abantu uzajya bahanura ngo niyitabwiye bati njye buri munsi mbade mu mavuta. Yesu akorera muri jye akavugira muri jye. Ikintu cyose gisohotse mu kanwa kanjye abantu bajye bakitondera, cyose kiba ari ubuhanuzi. Ugiye kuduhanurira none muri kano kanya? Ndabahanurira rwose abantu ahubwo umuntu
umuntu wese uyu munsi uri butege amatwi iki kiganiro ari bubone Imana isumba byose. bateze amatwi ikiganiro nanjye rwo nkiyoboye ndimo ndashaka kumva icyo Imana ivuga inyuze muri Clarisse. Buri muntu wese rwose uyu munsi ari bubone ineza y'Imana kandi uyu munsi data ari bugabira abantu benshi namwe muri reka dutange ikiganiro cyacu rero, ariko mbere ko dutangira tugira ngo tusabe usenge Imana ubundi twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Imana ishimwe, reka dusenge. Mana data wa twese mu izina rya Yesu, Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwinshi, Mana yo kwera ndetse no gukiranuka, ukoze umuhanga utagira uri kugenza, turagushimira turagomba byose nta kibasha kuvuga umugambi wawe. Yesu tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe zidahwema kubana natwe bwije nuko bukeye, tugushimiye ko waturiye mu bintu bwawe bikadurira mu butware bwawe, twabonye gukomera kwawe, tubona ineza yawe, tugeje kuri amagingo duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Kristo radije zirebere vukirесire, turagushimiye ubwugamo, turakuhimbaje kuko uri Imana iri hejuru ya byose nta kibasha kuroga umugambi wawe. Tugushimiye akanya keza k'umugisha uduhaye, tugushimiye data wa twese kuri uyu munsi ndetse n'itariki wari uzi neza kubwoko bwawe Uwiteka Nyiringa Imana buzahebukira imbere y'amaso yawe. Ngushimiye data Uwiteka Nyiringa Imana isumba byose rero, Mana nyiri ubutware, Mana idahinduka, abagaragu bawe banyakiriye baha umugisha. Ngushimiye kubwo iki kiganiro ugiye gutambuka imbere y'ubwoko bwawe. Ngushimiye data wa twese Imana ko wanyemera ukangirira icyizere kugira ngo nkubere mikoro wirangurure ubwira ubwoko bwawe. Ndagushimira data Uwiteka Nyiringa Imana, abagaragu bawe Uwiteka bagufashije kugira ngo nyiri ubutware tubone ibitanga, tubone icyo turangurura tubwira ubwoko bwawe, ubaha umugisha. Mwami wanjye rero gitare cy'amahanga ndakugize kugira ngo banatwe muri iki kiganiro, mwuka wera bari tuyobora muri byose mu izina rya Yesu, ubwami bwawe buze hagati muri twebwe, imbaraga zisumba byose zize zitugote, kora imirimo n'ibitangaza mu bwoko bwawe. Mana ntiyaba ari inzi cyangwa ntiyaba ari abagaragu bawe, ahubwo hagaragara uri muri twe mu izina rya Yesu. Nyemerera ubwami bwawe Nyiringa Imana bugira icyo gukora mu bwoko bwawe, kandi data wa twese Imana ishobora byose, mwuka wera rushiriro cyane data gukora ibitangaza n'imirimo. Tuguhaye karibu n'ikaze rero nyakubaha Imana, turatangiye utangirane natwe usozanye natwe. Unyemerere rero nyiri ubutware Imana idahinduka, umuntu wese uri bwumva iki kiganiro Uwiteka ntasigare uko wamusanze. Ndagushimiye kuko uri Imana idahinduka, ni mu izina rya data twese musabye ngize urakoze Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza udusengeye. Nova twinjiye mu kiganiro cyacu. Clarisse atubwiye ko uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, ariko tujya tubona abantu benshi muri no minsi cyane cyane ku social media bose akavuga ko ari abakozi b'Imana, ari abahanuzi bidaciye kabiri. Batangiye bavuga neza bagatangira kuvangavanga ibintu. Kisito kubahanuzi nkamwe kugira ngo usengere zana isaka, kugira ngo usengere zana igitambo. Ese ibi bintu bibiri bivuga iki? Ibi bintu bibiri iki bivugaho? Ibi bintu pe ntabwo ngewe mpamanywe nabo, kuko Yesu aduhamagara se cyangwa dutoranya kugira ngo tujye gukora umurimo. Ndibaza ntigeze avuga iki kintu, nta kiri mu ijambo ry'Imana. Ibyo bya Isaka n'ibitambo ni ibintu nyine, ni ibintu byagiye bibaho kubera ntabwo ko atari ukutanyurwa, ari ukutanyurwa se cyangwa kutanyurwa nuko bari. Bivuze ngo bahabanijwe nuko Yesu yaduhamagaye, bahabanywa nuko yadutumye. Yaraduhamagaye aradutuma aratubwira ngo mugende mu mahanga yose, aho muzagera abazemera mbese muzabatizwa, tubwira icyo tugomba gukora. Yongera dutuma tubwira yuko tuzagenda urugo rwose, tuzagenda bakatwakira, tuzabisabira umugisha. Atubwira cyakoza ko hari ibintu tutazitwaza by'impamba, atubwira ngo ubwo rugo tuzageramo tuzasanga bihari, aho tuzagera ntibatwakire, tuzafata imikungugu yo ku birenge byacu twikumbure tugende. Ariko ibintu byarahabanywe cyane, ubu ngubu birakazi cyane cyane ko ari nabyo bintu ndi kugenda nkura nabyo mu ivugabutumwa ndi kugenda nkora. Ni ibintu bitoroshye. Igitambo n'isaka byabaye Isaka n'ibitambo. Abantu benshi bafite agahinda n'amarira, ntabwo abantu bose bafite ibyo bitambo na za Isaka, ariko ndagira ngo ubwire ngo nibyo biciye ibintu. Umuntu wese ujye kwakira kumbwira ati wowe wa mukozi w'Imana we, wabaga hehe, utuye hehe, ati wowe umukozi, mbese byarabayobeye kubera ibintu bikomeye cyane muri iyi minsi, ntabwo byoroshye. Abo bantu rero no kuvuga ngo bagenzi banjye mu by'ukuri barakabije, kandi bagiye bagira gute, bagiye batukisha izina ry'Imana ahantu hamwe na hamwe. Ejo bundi arabadiaspora bamwe barambwira ati Clarisse, ibintu bagenzi bawe bakoze ni ibintu bidasanzwe. Imana yo mu ijuru rero ibababarire ko, ariko ndagira ngo mbwire abantu yuko abakozi b'Imana baracyahari, kandi abantu bakora umurimo w'Imana baracyahari. Ntabwo Isaka n'ibitambo ibyo ngibyo ntabwo ari byo data yadutumye, ahubwo yadutumye kugira ngo tugende tumutumikire ibyo yadutumye, ubundi nyiri umurimo niwe uzaduhemba
tubwire abantu ko tubonye umuhanuzi utaka ibitambo noneho cyangwa se amaturo mubimba cyane rwose mujye mubatangariza kuko abantu muri no minsi urabona bati uriya mukozi w'Imana namubonye arimo umwuka w'Imana ariko ikibazo ntiyagusengera atakwase turo kandi nta turo mfite ugasanga bibaye imbogamizi umurimo wa mwahamagariwe nimba koko mwarahamagawe mushyizemo bariyeri ugasanga biri kudindiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Imana bashyizemo ya uko niko kuri kandi nako bimeze mu by'ukuri niko bimeze kuko n'abari kumamagara bose ndi kubari kumbwira ariko ngiye nabwira yuko atari ko twagakwiye gukora umurimo twagomba gukora umurimo nyiri umurimo akaba ruzaduhemba ibyo bitambo na Isaka ishobora no gucisha mu zindi nzira mu by'ukuri kuko abantu bose ntabwo ariko bafite bitambo harimo abantu bafite ibibazo ubwo se uri umushomeri nta kazi ugira ubwo se uzabaho n'uvanga ikintu cyitwa abashomeri cyangwa se abakene ntabwo babona ababasengera kandi twebwe Imana dushyiraho kugira ngo dusengere umuntu wese ushobora kumusengera wenda ibyo bitambo na bya Isaka bikazaza nyuma ariko wasengera ubwoko bw'Imana yego Imana ishimwe asangana tugeze no tubonye umuhanuzi muzima uko abakwizera twarababuze amakuru dufite nuko uvuye mu masengesho nyavuyemo cyane ndananiwe kandi nazindutse nabonye nta ngomba kujya kubaza data ibyo ndi bugaburire ubwoko bwe yabimpaye yego reka none tuguha umwanya utugezeho icyo umwuka yashyize ku mutima wawe yego murakoze Imana rero ibaho umugisha ndashima Imana ishobora byose yo inyemereye nkaboneka muri iki kiganiro ndashimira Imana ishobora byose ku banyamakuru banekiriye ndashima Imana yo ingire icyizere ikindi cyizere gikomeye cyane kandi amahirwe sinshobora kuyapfusha ubusa ahubwo ngomba kuyabyaza umusaruro ndashima Imana rero ingire icyizere kuba ndi imbere y'ubwoko bungana gutya Imana ibaho umugisha umuntu wese uteze amatwi iki kiganiro nagira nkubwire ngo uhumure ukomere yiringa Imana isumba byose je kukurengera Imana ishimwe nzanye ijambo ribahumuriza imitima nzanye ijambo ribakomeza nzanye ijambo ribavanaho mwari muri mukabajyana ahandi kuko Imana yambwiye ngo yumvise iminiho yanyu no gutakara Imana yambwiye ngo iramanutse kugira ngo izibagirire neza Imana yambwiye ngo hari umuntu igize gute ihagurukije kugira ngo aze ababere umusare Imana ishimwe ndashima Imana rero ko ari umukozi w'umuhanga ndashima Imana ko ari Imana y'inyembaraga ndashima Imana ko nta kibasha kuroga umugambi w'Imana nimuhumure rero abari bacogoye abari bacitse intege abari batakaje ibyiringiro ababonaga yuko bitagikunze nuko ndagira mbabwire ngo birakunze kandi ndagira mbabwire ngo nimusubizwemo intege kandi mukomere Uwiteka aje kwihesha icyubahiro 2024 ni umwaka wo kugirirwa neza n'Imana ahubwo ikintu usabwa gusa wowe ureba aho uhagaze aho wari uhagaze niba ubona bitameze neza yarabije zire berevokire siyamandu tera intambwe uve aho wari uri kugira ngo ubashe gusingira ibyawe 2024 ni umwaka wo kugirirwa neza n'Imana iri hejuru ya byose Imana ibaho umugisha reka mbagaburire mu izina rya Yesu turasoma ijambo ry'Imana riri mu kuva ibice byaho 3 umurongo wa 24 turasimbuka tujye 3 umurongo wa 7 Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kuva ibice 2 umurongo wa 24 turambuka tujye hakurya 3 umurongo wa 7 kuva ibice 2 umurongo wa 24 yego reka dusome mu izina rya Yesu Abisiraheli batakira Imana irabumva 24 yego Imana yumva umuniho wabo yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Abrahamu na Isaka na Yakobo Imana ireba Abisiraheli imenye ko bameze haleluya 23:7 tube mu izina rya Yesu Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areka Abisiraheli Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'abanyegiputa mbakure muri icyo gihugu haleluya mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki gituwemo n'abanyakanani n'abaheti n'abamori n'abaferezi n'abahivi n'abayibusi dukomeze izahungaho Imana yacu nishimwe ni muhumure uyu munsi turarya kuko data yabatekereye Imana ishimwe cyane Imana yo mu ijuru yavuganye namwe y'amagambo ngo
imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Imana yambwiye ngo gusenga kwawe wa mubyeyi we, gusenga kwawe wa mukobwa we, gusenga kwawe wa musore wa mugabo we, Imana yambwiye ngo Imana yarakurebereje zirebere ko Kristo yamando yarakumvise. Haleluya. Imana yambwiye ngo ikibazo ufite, ubabara ufite, uburibwe ufite, kuniha kwawe. Haleluya. Imana yambwiye ngo warasenze, urasenga ugezeho amasengesho kubana make, usigara ukoresha ijambo ryitwa kuniha. Haleluya. Imana yo mwijuru yumvise umuniho wawe, yumvise umubabaro wawe, Uwiteka avuganye nawe. Haleluya. Yibutse ijambo Imana yavuganiye nawe mu bitare by'amashyiga, yibutse ijambo Imana yavuganiye nawe Kizabonwa, yibutse ijambo yavuganiye nawe Kanyarira, yibutse ijambo Imana wavuganye n'Imana uri mu cyumba cyawe wiherereye, yibutse ijambo yavuganye nawe uri mu murimo, yibutse ijambo yavuganye nawe. Haleluya, 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 uri mu muhanda ugenda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ngo ireba Abisirayeli imenye uko bameze. Imana ishimwe. Wa mukobwa Imana yarakubonye, wa mubyeyi Imana yarakubonye, wa mugabo Imana yarakubonye. Haleluya. Mu rugo rwawe yumvise umuniho, mu kazi kawe Imana yumvise umuniho. Haleluya. Haya torebere vokire ku gisasiro cy'uburwayi data yumvise umuniho. Imana ishimwe cyane. Mu madeni Imana yumvise umuniho wawe, muri kredi Imana yumva umuniho, mu gushomera data yambwiye ngo yumvise umuniho. Yibutse isezerano yasezeranye nawe. Haleluya. Yari yarakubwiye ko izakugirira neza, irakubwira ko izagutabara, ikubwira ko izakurebereje zirabire vokire si amando, ariko je zirabikire si bituterere vo murategereza uraheba. Haleluya. Ariko Uwiteka arambwiye ngo nukuri, yumvise gusenga kwawe, yumvise kuniha kwawe. Imana iri mu gihugu cyo mwijuru ihagurukije ngewe Clarissa kubw'Imana. Haleluya. Mose ntabwo akiriho, ubu nitwe turiho. Haleluya. Kandi data yambwiye ngo ibyo Mose yakoraga natwe turabikora mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Tawale berevo kiresti amando Jesus iraberevo kiresire katatu karindwi. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara ku bwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa kuko nzi imirimo yaho. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Imana ivuganye nawe y'amagambo. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yabonye gutaka ku bwoko bwayo. Aho uhagaze ubukene burimo baragukoresha uburetwa, ubushomere burimo baragukoresha uburetwa, uburwayi burimo baragukoresha uburetwa. Haleluya. Umugabo washatse arimo aragukoresha uburetwa, umugore wishakiye ubwawe arimo aragukoresha uburetwa, abana babyaye barimo baragukoresha uburetwa. Haleluya. Uburwayi aho uri ku gisasiro burimo baragukoresha uburetwa, ariko umva ko nyiriga Imana isumba byose avuganye nawe. Haleluya. Imana irakubwiye ngo yumvise umubabaro wawe, yumva gutaka uyitakira. Imana ishimwe cyane. Haya torebere vokire si amando, tawerebere vokire si tutererezo detaye. Heta kereberevo. Haya toteje zirebere vokire si amando rabito je zirebere vokire si. Haleluya. Imana irakubwiye ngo nukuri, hirebye uburetwa uri mukorera muri Egiputa. Imana yacu ni habwe icyubahiro. Ubukene bujya bugukoresha uburetwa, ugasaba uwo wimye, ukitwa amazina, umugabo akamburwa ijambo mu rugo rwe. Haleluya. Ubukene bujya bwambura ijambo abagabo, kambura ijambo ababyeyi, ubukobwa bujya bukwambura ijambo bukumi. Haleluya. Uburwayi bukakwambura ijambo, ariko umva Uwiteka Imana avuganye nawe. Haleluya. Amen. Atarabire vokire si amando Jesus irabire vokire si tutererezo lesai. Wijeze rabikire si tuteremando. Kandi manuwe. Haleluya. No kubakiza bakure mu maboko y'Abanyegiputa. Ugahure ntabwo wazamurira Yesu icyubahiro rata. Haleluya. Mana ishimwe. Aho uhagaze ubu ntiwazamurira Uwiteka icyubahiro. 2024. Haleluya. Imana ngwisangwe heye toterebere vome siki yamando kugukuraho uburetwa bw'Abanyegiputa. Imana yacu ni habwe icyubahiro. Aho wari uhagaze igihe wari uhagazemo cyose, Imana yo mwijuru imanutse no kugukuraho uburetwa bw'Abanyegiputa mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Abisirayeli bari barahuye n'akaga n'amakuba. Imana yacu ni habwe icyubahiro. Uwiteka Imana ishobora dosagurutsa umugabo witwa Mose, haramubwira ngo Mose numvise gutaka ku bwoko bwanjye. Natwe Yesu aduhagurukije mu gihe nk'iki. Imana yumvise gutaka kwanyu, Imana yumvise gusenga kwanyu, Imana yabonye amarira yawe, Imana yabonye umubabaro wawe, Imana yarebye agahinda kawe. Wa mubyeyi we uri mu buriri urira, urarurira ukirirwa urira, uravuga ngo Mana ko ari wambwiye kuzanyubakira urugo, urimo arabaza ngo Mana ibi ni ibiki? Ukunguku nibi wamvuganye nanjye, ariko itangazo Uwiteka avuganye nawe ubwo nuburetwa
ngo muri Egiputa. Imana irakubwiye ngo nukuri, yumvise gutaka, yumvise kurira kwawe, imanuwe. Haya totere belevokire skiamando, Jesus era belevokire siri tutere les odestar. Yesu Kristo aratore belevokire siri. Mani manuwe no kujezire belevome skiamando, yakugukura ubwo buretwa bw'Abanyegiputa. Haleluya. Akazi bushomeri, maze igihe kirekire warize rwose pe uko ushobora kuriga, ariko akakanya n'isaha uricaye wabuze akazi, wabuze icyerekezo, wabuze kirengera, ariko umva Uwiteka Imana avuganye nawe. Ubwo n'uburetwa bw'Abanyegiputa. Imana irakubwira ngo uyu mwaka tawere belevokire skiamando, rabijezira belevokire sire. Hayire belevokire tutererezo detail. Imana irakubwiye ngo niwakira akazi mu izina rya Yesu. Imana irakubwiye ngo gukuye mu buretwa. Wita terebelevu. Haya rabijezire belevome skiamando kiri tutererevome. Ininga barakubwiye ngo niwakira akazi. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Abarozi bagukoresheje uburetwa mu mubyeyi we. Urabyara upfusha buri munsi. Iyo twite ntabwo rwose n'ukuri gutwita ukabyara ugaheka n'ikibazo, ariko umva Uwiteka avuganye nawe. Imana yo mu ijuru here arebelevokire skiamando, ubwo n'uburetwa Uwiteka Imana aje kugukuramo. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Imana ivuganye nawe ngo yumvise gutaka, yibutse isezerano nasezeranye nawe ugikora ubukwe. Yarakubwiye ngo nzaguha urubyaro, irakubwiye ngo nzakurebereje zirebelevome sire, ariko uhageze ntabwo byabaye Uwiteka yari yabikubwiye. Amarira yawe uraranura yasi, ubwira Uwiteka ngo Mana kuki twavuganye nawe ibi ngibi bikaba biri kumbaho, ariko umva uko nyine Imana avuganye nawe. Haleluya. Imana irakubwiye rebeje zirebelevome sire tutererezo detaye, ati niwakire kubyara mu izina rya Yesu. Kuko Imana iravugana nawe ko yumvise kurira, yumvise gutaka, ari uburetwa urimo gukoreshwa na nyoko bukwe, ari uburetwa uri gukoreshwa n'umuryango, barimo bakuvuga ngo waciye umuryango, baravuga ngo nukuri, ndetse umuhungu wawe wumva abana mushakira undi mugore. Ariko ndagira nkubwire ngo wa mukobwa wa mubyeyi we, hetare belevokire skiamando, Uwiteka Imana ishobora byose yumvise gutaka no kuniha kwawe. Imana imanuwe no kugira ngo ikugirire neza, igukure mu maboko y'Abanyegiputa mu izina rya Yesu. Hetare belevokire skiamando, Jesus belevokire sire. Hari abantu babaye bicibwa mu miryango kubera yuko Jezire belevome sire bari muri Egiputa, miryango yakuvuyeho, sigaye uri wenyine ureba ukibura, ariko umva Uwiteka Imana avuganye nawe. Hatakire belevokire sire. Imana irakubwiye ngo bazakugarukira ntabwo uzabagarukira. 2024 Uwiteka arakubwiye ngo ukuhe igisuzuguriro, kandi Imana irakubwiye ngo ukuhe mu maboko y'Abanyegiputa, kuko yumvise gutaka kwawe no kwinginga. Haleluya. Jesus la belevome sire. Ugifite uburyo ni wari ufite ijambo mu muryango, ariko ibyo bintu byose bimaze kugushiraho. Ratare belevokire skiamando, umwami wa Egiputa amaze kukugeraho. Abari amashuti ya bose bagukurwaho, ariko umva Uwiteka Imana avuganye nawe. Arakubwiye ngo uyu mwaka kuko rebereje zirebelevome skiamando, ratore belevokire sire tutererezo detail, kubera yuko rata here tajeje ya rabirevokire sire wayitakambi ukayitakira. Uwiteka avuganye nawe ngo nukuri, aho buri jambo ni Uwiteka aje kuri guhera. Belevokire sire, belevokire sire tutererezo detail. Imana irakubwiye ngo nukuri, Imana yavuganye nawe ni Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, nije kugutabara, kandi Imana nije kukurengera. Haya tutere belevokire sire tutererevome. Harara tugezi harabakere belevokire sire, harabagiye mu bihugu by'amahanga. Uwiteka Imana yavuze, ariko muhageze nukuri musanga bihabanye n'iby'Imana yavuganye namwe. Haleluya. Nani saura cyatakira Imana ibwira ngo Mana kubera iki wavuganye nanjye nkaba ndimo mbona ibi ngibi. Haya toteje zirebelevome bikabe hamwe n'ibyo navuganye nawe. Uwiteka arakubwiye ngo witinya. Imana irakubwiye Jezirebelevome skiamando ngo ihagarike umutima. Iringa bavuganye nawe, Imana avuganye nawe niyo kwizerwa. Imana ivuganye nawe akakanya ngo Jezirebelevome sire iguhinduriye amateka, kuko ni Imana iri hejuru ya byose. Imana irakubwiye ngo wicogora niyo yavuze, bihagarike umutima niyo Imana ije kuyesherezaho icyubahiro. Ratoteje Jezirebelevome skiamando, Imana ivuganye nawe ngo reba Abisiraheli menye uko bameze. Data wa twese yumvise umuniho wawe. Imana yumvise gusenga kwawe no kwinginga wa mubyeyi we. Imana yumvise gusenga kwawe no kwinginga wa musore we. Imana yumvise gusenga kwawe no kwinginga wa mukobwa we. Nyiringa bavuganye nawe ngo aje kukurengera. Haleluya, haleluya. Imana ivuganye nawe ngo aje kugutabara, kandi aje kugukura kuri umusozi umaze igihe kirekire. Uwiteka Imana nahabwe icyubahiro. Ariko data wa twese aravuze ngo nukuri, hari imihigo mwagiye muhigira mu butayu, hari imihigo mwagiye muhigira muri Egiputa. Imana irababwiye ngo nyamara igiye kubambutsa Jezirebelevome skiamando inyanja, igiye kubageza i Kanani, aho wari waraburiye Jezirebelevome skiamando amahoro, aho wari waraburiye akazi, aho wari waraburiye urubyaro, aho wari waraburiye urushako, aho wari waraburiye ijambo. Imana irakubwiye ngo ije kwagukura, ariko data wa twese arakubwiye ngo ahubwo nimusengere umwifato, kuko Uwiteka agiye kubatabara.
imana irabagana namwe ngo igiye kubakura mu gihugu haya toteje zirebere vome sikiya mambo cy'abanyakanani. Imana irababwira ngo nukuri igiye kubashyika mu gihugu cyanyu cy'amasezerano, kandi Imana irababwira ngo ijambo yavuganye namwe nukuri no kurisoza igiye kurisohoza. Imana iravugana n'abantu bacitse intege, heta terebere vome sikiya mando mwacogoye. Imana irababwira ngo mwacogore ku rugamba kandi mwambare ubucocoro mwari kwambarira. Imana irakubwiye ngo akakanya rebeje zirebere vome sikiya mando wa mukobwa we. Imana irakubwira ngo wasebe ugasuzugurirwa, data batwese arakubwiye ngo ntihazihesherezaho icyubahiro ntihazagutambagiriza. Imana irakubwira ngo bamaso usenge ube maso yegera Imana. Iringa baravuze ngo je zirebere vome sire aje gusoza isezerano asezeranye nawe. Wa mubyeyi waho waruri wacogojwe n'incamugongo kubera yuko bakubwiye amagambo, nawe jezirebere vome sikiya mando ngo ntiwabanza kubaza Imana, urahubuka uvuga uko utari umugabo birangira gutaye, ariko umva Uwiteka Imana avuganye nawe arakubwiye ngo akugarutseho. Darabire vome sikiya mando, Imana irakubwiye ngo yaguhaye ubwenge ntiwabimenya, ariko Imana irakubwiye ngo uhereye none Uwiteka Imana ishobora byose akugaruye jezirebere vome sire icyubahiro wanyazwe. Kandi Imana iramwe ngo ngiye gushinga ibikingi by'amarembo yawe kubera yuko inkike zawe zaranyeganyeje wa mubyeyi we, ariko Imana irakubwiye ngo ngiye kukubakira urugo kuko niko nyiringa Imana avuganye nawe. Tawerebere vokire sikiya mando Jesus jezerabire vokire siri tuterere vome rabije zirabire vome siri tuterere zoretari. Imana iravugana nawe wadepoje ukadepoza ukageraho n'ukuru ugacogora. Nyiringa barakubwiye ngo arakudeporeje. Imana ivuganye nawe ngo nukuri irakudeporeje kandi tawerebere vokire sikiya mando. Nyiringa barakubwiye ngo jezirebere vome sire aje kukwihesherezaho icyubahiro. Imana irakubwiye ngo umuntu wese wagufashe ijambo agiye kubona ko asenze Imana y'inyembaraga. Imana irambira ngo abantu benshi hetekerebere vome sire haya toje zirebere vome diplome zanyu mwarabitse, ariko Uwiteka aravugana namwe ngo jezirebere vome sire. Imana irababwira ngo niyo Mana y'inyembaraga. Imana irababwira ngo ntabwo mwize ngo muzabura akazi, ahubwo Uwiteka arababwira ngo jezirebere vome sikiya mando. Hari abamuvuyeho, hari abacitse intege baracogora, ariko Imana iravugana nawe jezirebere vome sikiya mando ngo nugaruke kuko Uwiteka aje kukugarukaho. Imana irambira ngo ari amasezerano Imana igusinyiye aka kanya, kandi tawerebere vome sikiya mando hari ubutabazi bw'Uwiteka Uwiteka burije ku buzima bwawe. Imana irakubwira ngo wicogora, Imana irakubwira ngo wihagarike umutima. Iringa bavuganye nawe ngo ni Imana ije kugukorera ibikomeye, kandi Imana irakubwira Imana ije kugutabara. Ndavugana n'umuntu maze igihe kirekire ku gisasiro cy'uburwayi. Imana yavuganye nawe ngo haratsari ibyiringiro. Data batwese arambiye ngo nukuri umwaka ntabwo ari umwaka wo gupfa. Imana irakubwiye ngo n'umwaka wo kugirirwa neza n'Imana iri hejuru ya byose. Imana irakubwira ngo nukuri ntabwo ugipfuye. Data batwese arambiye ngo akoze kuri ubwo burwayi. Imana irakubwira ngo ukoreje zirebere vome sire yongereye imyaka yo kubaho Hezekiya. Imana ivuganye nawe wa murwayi wari umaze igihe kirekire ku gisasiro. Imana irakubwira ngo nawe ikongereye imyaka yo kubaho, kandi mu kubaho kwawe jezirebere vome sikiya mando uzayibemo utunganira Imana, kuko Uwiteka avuganye nawe ko gukorera ibikomeye kubera yuko ibyananiye abana b'abantu Uwiteka bikoze. Imana irambwiye ngo jezirebere vome sire hari abarwariye mu ngo zabo, yemwe abaganga babwiye ko bitazakunda bitagishoboka, ariko ndakurebeje sikiya mando ndagutangariza iritangazo nkubwira ngo niwakire gukira, niwakire kurengerwa n'Uwiteka Imana iri hejuru ya byose. Imana irakubwira ngo nukuri ntabwo ugipfuye, kandi Data wa twese avuganye namwe ngo nta kindi cyamuzanye n'ubwo n'ubugingo. Imana iravuze ngo ubugingo bwanyu irabuhembuye. Imana irakubwiye ngo nawe wirwaniriye, urajya mu bapfumu hirya no hino, urahagenda ibyo biba bikumaraho, ariko jezirebere vome sikiya mando ubona byose nta nzira, ari kugaruka ku Uwiteka. Imana irakubwiye ngo yirengeje gukiranirwa kwawe n'ubupfu n'ubupfapfa. Imana irakubwiye ngo niwakire gukira kuko Uwiteka yamanutse. Imana isezerano yasezeranye n'ubwoko bwayo. Imana iravuze ngo gukirikirije mu ijambo ryayo kuko Uwiteka amanuye kugukiza. Imana irakubwira jezirebere vome sire haya toterebere vome sikiya mando rabikire tutererezo retari wowe urwaye mu ndu maze igihe kirekire ku gisasiro cy'uburwayi. Nyiringa barakubwiye ngo niwakire umuti wo gukira. Imana irakubwiye ngo dore jezirebere vome sire ikurinze kubagwa amara. Imana irakubwiye ngo kire tutererezo retari hari Imana ikoze akereberevo wiwijezi arabikire tuterere vome. Nyiringa baravugana namwe ngo n'Imana itaneshwa. Uwiteka aravugana namwe ngo n'Imana ije guhembura abantu. Imana irababwira ngo n'Imana itabura kwigenza. Nyiringa barababwiye ngo nukuri rebere vome sikiya mando. Data wa twese arababwiye ngo umuntu wese heye tokerebere vome sikiya mando wagiriwe ubuntu no gutabarwa n'Imana uyu munsi agatega amatwi iki kiganiro. Imana iravugana nawe ngo jezirebere vome sikiya mando iguhaye amahirwe ya kabiri.
Imana iravugana nawe ngo ibya mbere byaranze, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo aka kanya niwakira amahirwe ya kabiri. Leta terebere vokire skiyamando rabije zirebere vokire sire hataweje zirabire vokire sire tuterereze uretaye. Imana irakubwira ngo niwakire kugirirwa neza n'Imana. Imana irakubwira ngo uyu munsi urabona ineza y'Uwiteka. Uwiteka aravugana nawe ngo nimwumve. Hayata kereberevo wije zirabire vokire sire tuterereze uretaye. Hati n'Imana itaneshwa. Wije zirabire vokire sire tuteremando rabi toteje zirabikire sire tutererevome. Haya kituterereze uretaye. Hati yemwe je zirabikire sire tutererevome. Hati nimuyishakana umwete. Hati kuko abayishakana umwete niwe bazayibona. Wiwita kereberevo rajize sireberevome sire. Hati yemwe nimuve mu bidatunganye. Rabije zireberevome sikiyamando. Haya kitutererevome. Hati mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Imana iravugana namwe ngo uyu munsi heta kereberevome sire. Haya toje zireberevome sikiyamando. Hara totereberevome sire tutererevome. Hati n'umunsi w'ibyishimo kubamwe bari Uwiteka. Imana iravugana namwe je zireberevome sire. Bije gusoza isezerano nasezeranye namwe. Imana irababwira ngo uyu munsi je zireberevome sire n'umunsi w'ubutabazi n'uburengezi. Imana irababwira ngo imanukanye imbabazi zayo kuri bamwe na bamwe. Imana irakubwiye ngo wirwaniriye je zireberevome niwakira imbabazi z'Imana iri hejuru ya byose. Imana iravugana nawe ngo 2024 n'umwaka w'imbabazi. Tawereberevome sikiyamando ni n'umwaka wo kugirira neza abayiringiye. Imana irababwira ngo nimwakire gutabarwa. Wowe wari urwaye maze igihe kirekire ku gisasiro, iringa barakubwiye ngo niwakire gukira mu izina rya Yesu. Tawireberevokire sire. Imana iravugana n'abashomeri ngo nimwumve uko nyiringa bavuze. Imana irababwira ngo nimwakire akazi kuko Uwiteka gatanze. Imana iravugana nawe je zireberevo mu rugo rwari rwanze. Imana irakubwira ngo dore kubakira urugo kandi datavuganye nawe ngo niwakire ubwenge wa mubyeyi we. Retoteje zirabirevome sikiyamando. Imana iravugana n'abagabo ngo itanze uburinzi kandi ireberevome sikiyamando. Abari babuze ijambo Imana bahaye ijambo. Imana irababwiye ngo ni Imana itaneshwa. Imana irababwiye ngo ni Imana iri hejuru ya byose. Imana irababwira ngo ni Imana ibasi. Imana irababwira ngo ni Imana izirikana. Imana irababwira ngo ni Imana reberevome sikiyamando. Rabije zireberevokire siri bafite umugambi. Iringa barababwira ngo ni Imana ije kurema ibitariho. Imana irababwira ngo je zireberevome sire. Abantu benshi je zireberevome sikiyamando batawe n'imiryango ndetse abandi benshi baratereranwa, ariko Imana irababwira ngo ntabwo yigeze basigangira bahana. Imana irababwira ngo ntabwo yigeze basiga yabanye namwe. Iringa baravuga namwe rero yuko abavuga batayi bazabagarukira. Imana irababwiye ngo itanze amahoro kandi data batwese aravugana namwe ngo akizwe uburwayi hagati muri mwe. Imana iravuze ngo hari ibyiremye. Data aravuze ngo uyu mwaka ko bayiringiye bagiye kubona Imana iri hejuru ya byose. Imana iravuga ngo kandi n'umwaka wo guhana no guhemba. Reto tereberevome sikiyamando. Iringa barakubwiye ngo nukuri heya tajize reberevome sire nubwo bimeze bityo ari ku munyabwenge habere maso ubugingo bwe kuko kuza kwaraje kandi ntabwo azanda. Nyiringa baravuze ngo nimukomeze amatabaza yanyu kandi mwizere kuko Uwiteka aje gusoza isezerano nasezeranye n'ubwoko bwayo. Uwiteka Imana niko ari kuvugana namwe. Ratoteje zirabirevome sikiyamando rabikire tutererevome. Imana iravugana namwe amagambo yuko ari benshi akenyuruje kandi arabakenyeje. Imana irakubwira ngo wowe wari ufite agahinda n'umubabaro. Data twese aravuze ngo akumaze intimba ndetse n'umubabaro. Atawereberevokire sikiyamando jizashije zirabirevome sire. Imana iravugana namwe ngo ihembuye ubugingo bwanyu kandi data twese aravugana namwe je zireberevome sire ngo ni Imana ibo muhinguma n'ibikomere mwagiye muterwa n'isi. Reto wereberevome sikiyamando. Iringa barakubwiye ngo nawe wari wavuze icyerekezo. Uwiteka aravuga ngo niwakire icyerekezo. Imana irakubwira ngo nawe wari wavuze kubigenza. Iringa baravugana ngo niwakire je zireberevome sikiyamando gutabazi kuko n'Uwiteka Imana avuganye nawe. Wita tewereberevome sikiyamando rabije zireberevokire siri tutererevome. Nawe washakaga kwirwanirira ngo uraruvamo. Iringa barakubwiye amagambo umuririmbyi wa 207. Imana irakubwiye ngo era tawereberevome sikiyamando uwabatinyusi ibyago byose. Tawereberevome sikiyamando ngo nazakurikira umwami Yesu. Haleluya. Imana irakubwiye ngo garukira aho ngaho. Heye toreberevome sikiyamando wikumva amabwire. Iringa barakubwiye ngo aje kukurwanirira intambara kandi Imana irakubwira ngo niyo Mana iri hejuru ya byose. Imana irakubwira ngo mbese ari umwana w'umuntu wigeze uvugana nawe. Imana irakubwira ngo ni Imana yavuganye nawe no kubisohoza. Iringa barakubwiye ngo ni Imana iri hejuru ya byose. Uwiteka Imana niko avuganye nawe wa mubyeyi we. Reto wereberevome sikiyamando. Imana iravugana n'ababyeyi batwite. Wije zirabirevome sikiyamando wowe watakaje ibyiringiro. Imana irakubwira ngo ije kukureje zireberevome sikiyamando kukurengera
kandi Imana irambiye muzabyara amahoro humura. Uwiteka avuganye n'ababyeyi babuze urubyaro gawire torebere vomesiki yamando wijezira bire vomesire. Imana irakubwiye ngo umubyeyi heyerebere vomesire bagerageje kwirwanirira ariko Imana irambiye gukirishije ubupfu bwayo kuko Uwiteka Imana nyir'ubutware irengeje gukiranirwa kwawe kose. Imana irambiye bikoreye kwibasha kuko ni Imana iri hejuru ya byose. Iko nyiringa Imana avuganye namwe Shalom. Mana data batwese mu izina rya Yesu. Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwinshi. Mana yo kwera ndetse no gukiranuka umukozi umuhanga utabibura kugenza mu izina rya Yesu. Ndagushimira guhibaje kuko uri Imana iri hejuru ya byose nta kibasha kuroga umugambi wawe. Ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye umurava wawe, ngushimiye ibyo turi Imana itanishwa mu izina rya Yesu. Restaura towerebere vokiresi yamando ngushimiye mwami wabami yuko uhembuye ubwoko bwawe. Ndagushimiye mwami Imana ko abari bacitse intege ubashubije intege mu bugingo. Ndagushimiye ko abari bacogoye bakanabuka ubashubije mu imbaraga. Ndagushimiye ko uhembuye ubugingo bw'abeshi. Ndagushimiye mwami Imana ko utabaye ubwoko bwawe. Mana ndagushimiye ko tuzagaruka data batwese ahangaha dushima izina rye tuvuga gukomera kwawe. Ndagushimiye data kugije indwara zigiye zitandukanye. Urakarama kuko uri Imana iremye bitari mu bwoko bwawe. Ndagushimiye mwami Imana ishobora byose mwami wabami. Hey aratorebe Revome siki yamando kabari babuze uburyo data batwese utanze uburyo. Urakoze mwami Imana ko mbona uri guhereza abantu benshi amakado kandi ndabona uyu mwaka Uwiteka nyine abantu benshi Imana baremeye amashimwe. Ndabona Restaura weretorebe Revome siki yamando hayarabire vokiresire. Hari abantu bari barambuye ibyubahiro mu kazi ndabona ubasubiza ibyubahiro byabo. Hari abantu benshi je zirebere Revome intebe zabo. Satani erebere Revome siki yamando yari yaranyeganyeje. Ndabona data batwese uzusubiza mu myanya yo mu birindiro. Urakarama kuko uri Imana iremye bitari mu bwoko bwawe. Ndagushimye kuko uri Imana irengeye ubwoko bwawe. Mana komeza utajye kuganze muri byose wiyubahishe icyubahiro n'ubutware bikomeza ibiteka ryose. Bisabye byize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Urakoze cyane ntacyo twakongera ku buhanuzi ko tw'Imana guhaye ahubwo duhe nimero za telefone ku buryo umuntu akeneye kwa musengera cyangwa se akeneye icyo wagira yaguhamagara tanga nimero za telefone. Nimero zanjye za telefone ni 0780 63 Isubona none 0780 63 76 37. Imana ibahe umugisha ndabakunda.